Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyari mu rugendo rugana mu ijuru, turagenda tuganira ibihumuriza umutima, tuganira ibituma dusubira mu murongo ukwiriye. Haleluya. Turi kuganira rero twifashishije igitabo cy'ibarura mu mutwe wacyo wa 22 ku nkuru ya Balake na Balamu. Balake rero yari umwami, Balamu ari umupfumu cyangwa se umuhanuzi. Hano Bibiliya iratubwira ikoresha ijambo umupfumu. Ubwo rero Balamu yari uwo muntu w'umukozi wo kuragura cyangwa se icyo yarahamagariwe cyari ukuvuma. Niba yari umupfumu, niba yari umukozi w'Imana, ubwo turagenda tubireba. Ariko ikiri cyo nuko aya mazina nubwo ajya guhura ariko ntago avuga kimwe. Balake ni umwami, Balamu no ugiye kuvuma. Noneho rero uyu munsi tugiye kuganira ku ndogobe ya Balamu. Bukeye mu gitondo, we ni ku umutwe wa 22 umurongo wa 21 niho duhereye, kuko twari twarangirije ku murongo wa 20. Ubwo rero tugiye gukomeza indogobe ya Balamu. Bukeye mu gitondo, Balamu arabyuka yegura indogobe ye, nuko ajyana na ba banyacyubahiro b'i Mowabu. Ariko Imana ibonye agiye irarakara. Igihe yari mu nzira yicaye ku ndogobe ye kandi aherekejwe n'abagaragu be 2, umumarayika w'Uhoraho amwitambika imbere kugira ngo amubuze inzira. Indogobe ibonye umumarayika w'Uhoraho yabambiye inzira, afite inkoni irabagirana, irabereka ijya kwicira mu mirima. Balamu nawe akubita ya ndogobe kugira ngo ayicyamure igaruke mu nzira. Noneho umumarayika w'Uhoraho ahagarara mu muhora wacaga hagati y'inkuta 2 zari zizitiye imirima y'imizabibu. Indogobe ibonye umumarayika w'Uhoraho yisunga urukuta, maze irutsikamiraho ikirenge cya shebuja. Nuko Balamu arongera arayikubita. Umumarayika w'Uhoraho abatanga imbere, ahagarara mu nzira y'imfungane, ku buryo ntaho umuntu yabererekera ngo ajye iburyo cyangwa ibumoso. Indogobe ibonye umumarayika w'Uhoraho noneho iragandara. Balamu wari uyiriho ararakara, atangira kuyihondaguza inkoni. Uhoraho avugisha ya ndogobe, maze ibwira Balamu iti, nagutwaye iki kugira ngo nkubite inshuro 3 zose? Balamu asubiza ya ndogobe ati, nuko unsuzugura uko wishakiye. Ubu iyo ngira inkota mu kiganza nahitaga nkwica. Indogobe iramubwira iti, ntabwo se ndi indogobe yawe wagendeyeho kuva kera? Hari ubwo se nari nsanganywe iyi ngeso yo gusuzugura ntya? Balamu arasubiza atoya. Uhoraho afungura amaso ya Balamu, maze abona umumarayika we ahagaze mu nzira, afite inkota irabagirana mu kiganza. Nuko Balamu arunama yubika umutwe ku butaka. Umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati, ni kuki wakubise indogobe yawe inshuro 3 zose? Urabibona, nijye waje kukubambira inzira, kuko uko mbibona uru rugendo urimo ntirufashe. Indogobe yambonye inyitaza inshuro 3 zose. Iyo itaza kumpunga mba nagutsinzaho, naho yo nkayirekera ubuzima bwayo. Balamu abwira umumarayika w'Uhoraho ati, nacumuye kuko ntamenye ko ari wowe wari uhagaze imbere yanjye mu nzira. None rero niba uru rugendo rutakunyuze, ndasubira iwanjye. Ariko umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati, jyana na bariya bantu, ariko uzavuge ijambo nzakubwira ryonyine. Nuko Balamu ajyana n'abanyacyubahiro ba Balake. Ijambo ry'Imana
dushimiye Imana. Iri jambo rero rigiye kudutera urujijo. Gute rero? Balamu yavuganye n'Imana mbere y'uko ahaguruka. Balamu yavuganye n'Imana. Uhoraho we wenyine niwe waje aramubwira ati noneho haguruka ugende ndabyemeye. Balamu arahaguruka aragiye. Ngo ariko amaze guhaguruka Uhoraho ararakara. Aha rero ushobora kuvuga utese ubu se koko ni ukubera iki Uhoraho yabigenje uko nguko koko? Aramubwiye ati haguruka ugende. Balamu akoze ibyo Uhoraho yamubwiye, none Uhoraho ararakaye. Mbese Uhoraho ubwo we ntiyarakabirije Balamu? Ko Uhoraho ari umutabeshya, Uhoraho akaba ari umunyampuhwe, Uhoraho akaba ari intabera, Uhoraho kuki akoze ibi ngibi? Ubwo mu buryo bwa kimuntu twavuga ngo Uhoraho nawe yaramubeshye. None se ko yamubwiye ati haguruka ujyane n'abari abanyacyubahiro, umva uko yabivuze. Ubwo no mutwe wa 22 umurongo wa 20. Nijoro Imana isanga Balamu iramubwira iti niba bariya abantu baje kuguhuruza haguruka mujyane, ariko uzakora icyo nzakubwira cyonyine. Haleluya. Ariko uzakore icyo nzakubwira cyonyine. Haguruka mujyane, ariko uzakora icyo nzakubwira cyonyine. Noneho bukeye Balamu arabyuka yegura indogobe ye, nuko ajyana n'aba banyacyubahiro b'i Mowabu. Ubwo ni nk'uko Imana yari yabimubwiye. Ariko Imana ibonye agiye irarakara. Dushobora kwibaza ngo ni ukubera iki Imana yarakaye kandi Balamu Imana yari yamwemereye kugenda. Ni ukuvuga rero ngo icyo tugiye kureba nicyo ijambo ry'Imana riri kudusobanurira. Balamu ntabwo yarakari, Imana ntabwo yamurakariye kubera ko yaragiye. Ntabwo ari cyo cyari kirakaje Imana, ahubwo mu rugendo rwe yari yahinduye gahunda. No kuvuga rero reka twumvikane. Imana yabwiye Balamu ngo haguruka ugende. Haleluya. Imana yabwiye Balamu ngo haguruka ugende, ariko uzakore icyo nzakubwira. Haleluya. Balamu rero we yari afite ishyushyu. Amashyushyu ni ukuvuga iyo umuntu afite amashyushyu ni ukuvuga ngo ashyuhiye kugenda, ariko akavuga ati ningenda Uhoraho atabyemeye nubundi biri buze kumbera ibibazo. Nk'umuntu rero Balamu yagombye kuba yari yagiye mbere. Ni ukuvuga ngo icyo tugiye kumvikanaho, Balamu yashakaga kujyayo kuko amaturo yari yamunejeje, amaturo yari yamunyuze. Balamu aravuga ati ubu se Uhoraho natabinyemerera ko n'ubundi uyu muvumo n'umugisha ndi butange ko bikomoka kuri Uhoraho, natabinyemerera n'ubundi ngahaguruka atanyohereje ko ntacyo biri bufate. Noneho rero Balamu ategereze ko Uhoraho amubwira. Uhoraho rero mu kumubwira yaramubwiye ati noneho haguruka ugende ndabyemeye. Ariko ko ni amabwiriza, ariko ijambo ryitwa ariko ribaye amabwiriza. Ukora icyo nkubwira gusa. Balamu rero kubera ko yari yifitemo wa munezero w'amaturo, wa munezero wo kugendana, mbese no kuvuga ngo ni urugendo Balamu yari yishimiye. Haleluya. Balamu yashakaga kujyayo na mbere y'uko Uhoraho abivuga. Cyo tucyumvikaneho tugende buhoro buhoro, kuko hano muri Bibiliya ugerageje kureba hari ukuntu munsi y'umurongo muri Bibiliya hano bagenda batanga ibisobanuro ku magambo amwe n'amwe wumva akomeye cyangwa se asaba ibisobanuro bindi. Reka rero tugerageze kumva muri iki gisobanuro Bibiliya itanga ngo Imana irarakara. Kuri ririya jambo nyine Imana irarakara bari gutanga ibisobanuro hano muri Bibiliya ngo nyamara ku murongo wa 20 bavuga ko Balamu yari yahawe uruhushya rwo kugenda. Ni iki gituma binyurana? Noneho bagasobanura ngo ahari umwanditsi w'igitabo cy'ibarura yarazi uburyo bubiri bwo gutekereza iyo nkuru. Hari ubwo akurikiza uburyo bwa mbere, hari ubwo akurikiza uburyo bwa kabiri, nubwo izo nkuru zidahura muri byose. Icyo nicyo gisobanuro Bibiliya itanga. Ariko iki gisobanuro nanjye nakigizeho impungenge nkoresheje ijambo ryitwa ahari. Ahari ni ijambo ryo gukeka.
ni ukuvuga rero hari ibyo tugomba kubanza none kuganiraho. Muri Bibiliya hari ijambo ry'Imana, hakaba n'ibisobanuro abanditse iki gitabo cy'ijambo ry'Imana birumvikana. Igitabo cyitwa Bibiliya, igitabo gitagatifu, hari ukuntu bagendaga bandika, noneho bakagera ahantu bagasanga wenda iryo jambo rishobora kuzatera ikibazo ku bantu bazasomera ijambo, noneho bakajya bagerageza gushyiramo ibisobanuro. Cyo nicyo ubwo nari nshatse kugira ngo gusobanurire ibyo bisobanuro. Rero ibingibi biri munsi y'umurongo, ni ukuvuga ngo hari Bibiliya zibifite, hakaba na Bibiliya zitabifite. Izibifite rero ni mu buryo bwo kugira ngo bafashe abakristu, haleluya, abasoma Bibiliya, babafashe kurushaho gusobanukirwa aho bumva badasobanukirwa, aho bumva hashobora gutera urujijo, bakagerageza, abanditsi ba Bibiliya bakagerageza gutanga ibisobanuro bakurikije uko bo babyumva. Noneho rero icyo narishatse kuvuga ni ukuvuga ngo icyo tureba cyane ni amagambo yo muri Bibiliya, yayandi ahurirwaho na Bibiliya zifite ibi bisobanuro n'ahurirwaho na Bibiliya zitabifite. Ni ukuvuga ngo ibi bisobanuro baduha hano, iyo ugize amahirwe ukaba ufite Bibiliya ibifite, urushaho gusobanukirwa. Kandi ikindi, ntabwo ibi bisobanuro muri Bibiliya zose bihura ngo wenda usange nk'ibisobanuro uko babitanga wenda muri Bibiliya imwe byanze bikunze ari nako babitanga muri yindi Bibiliya. Hari ukuntu usanga ibisobanuro bishobora kugenda byuzuzanya, yego, ariko bitavuga neza kimwe. Ngashaka kukubwira ko ibisobanuro ari abanditsi bagiye babishyiramo kugira ngo badufashe kurushaho gusobanukirwa Bibiliya. Uyu munsi rero ntabwo wenda turi butinde kuri iki gisobanuro Bibiliya itanga, kuko nacyo ubwacyo urumva ko kidasobanutse. Aravuga ngo nyamara ku murongo wa 20 bavuga ko Balamu yari yahawe uruhushya rwo kugenda. Ni iki gituma binyurana? Noneho bakavuga ngo ahari umwanditsi w'igitabo cy'ibarura, ni ukuvuga ngo ahari, iri jambo ahari ni ukuvuga ngo turakeka ko umwanditsi w'igitabo cy'ibarura atabivuze uko byari bikwiriye, cyangwa se hari ibyo yasimbutsemo hagati aho ngaho, wenda agakurikizaho iyi nkuru, mbese ku buryo hari ibyari byatakayemo hagati, bishobora kuba byarabaye impamvu yo kugira ngo Balamu ahaguruka ajyane n'aba banyacyubahiro. Ikiri cyo ni uko habayeho ko Imana yamwemereye, habayeho ko Balamu ahagurutse, habayemo ko Imana irakaye. Ubwo rero Roho Mutagatifu waduhuje nge nawe nadusobanurire impamvu byagenze uko nguko. Reka rero dutege amatwi ibisobanuro Roho Mutagatifu agiye kuduha, kandi buri wese akagomba kubyumva kugira ngo birusheho kumufasha gusobanukirwa ibyanditswe bitagatifu. Haleluya. Koraho twahawe ni kudufasha gusobanukirwa ibyanditswe bitagatifu. Umva rero uko Roho Mutagatifu yampaye kubiguha. Balamu ahaguruka, yahagurukanye ishyushyu. Amashyushyu bavuga ngo umuntu afite amashyushyu, ni ukuvuga ngo yashakaga gukora icyo kintu, hanyuma kwa kubuzwa kwe kwa mbere kwabayemo kwijujuta kwe. Ni ukuvuga ngo igihe Uhoraho yaje akabwira Balamu ati ntugendane nabo, ni ukuvuga ngo Balamu mbese we yarabishakaga, Uhoraho abimubujije byaramubabaje. Kuko Balamu ahangaha yari umuntu ugiye nko gukorera, navuga ngo wari ugiye gukorera igihembo. Bwa mbere bazanye amaturo kugira ngo bahe, niko Bibiliya ivuga ngo bazanira uwo mupfumu amaturo, niko Bibiliya ivuga. Noneho Balamu arayakira, ariko aravuga ati ntacyo nakora Uhoraho atagize icyo abivugaho. Ni ukuvuga rero ngo Balamu ahereye kuri ya maturo nawe yumvaga yajyayo. Mu mutima we hajemo icyo gitekerezo cyo kuba nawe yajyayo koko, ariko agira ubwo bwenge bwo kuvuga ati reka mbanze numve abantegeka Uhoraho icyo ari bubivugeho, kuko n'ubundi atanyemereye sinagenda ngo ngereyo, kandi naho nagerayo sinavuma ngo bifate. Balamu rero ategereza ko Uhoraho amubwira. Uhoraho rero araza aramubwira ati Balamu ndakubujije ntugende.
Balamu ahakanira ba bandi ariko bagenda asigara babaye. Vuga ati uhoraho kuki koko nk'ubatamaye iki kiraka ngo ngikore koko ko ntari harimo akantu, niko tusigaye tuvuga. Noneho ba bandi baragenda, ubwo Balake nawe byamuyobeye, ategereje ko bazana Balamu kugira ngo avume. Ubwo hagati y'Abayisiraheli bakomeje urugendo, bari kurushaho gusatira umwami Balake. Noneho Balake abonye Balamu ataje, aravuga ati mwokabyara mwe nimusubire mwongere mumubwire yuko abaho, yuko mbese byinshi cyane, aze yuko agira imana ze rwose mvumira aba bantu kuko baranyishe birarangiye. Ba bandi rero basubirayo, ni ukuvuga ngo ibyiringiro byabo byari biri muri Balake, muri Balamu. Balake ibyiringiro bye byari biri muri Balamu, Balamu ibyiringiro bye biri muri Uhoraho. Noneho rero Uhoraho aramubwira ati noneho ndabyemeye, haguruka ugende. Uhoraho rero ajya twemera guhaguruka kugenda, ariko haleluya aduha condition. Aratubwira ati ariko nubwo ugiye twumvikane, nta bintu byo kuzanamo ibitekerezo byawe, urakora ibyo nkubwira. Balamu rero agitiri muri dogobe ye, mu mutima we hahise hahindana, mu mutima we hahise haba habi. Ibyo bavuganye n'Uhoraho mu mutwe waravuga ati ningerayo ndabavuma nta kundi. Ni ukuvuga ngo Balamu yari afite umuvumo, yari afite n'umugisha, byombi yari abifite mu kiganza. Uhoraho aramubwira ati ariko urakora ibyo ndi bukubwire. Balamu agihaguruka, mu mutwe we, mu mutima we hahita hazamo ikintu cy'umujinya, cy'uburakari. Aravuga ati nijya ndabavuma bariya basenzi. Mbese yumvaga avuga ati tu Uhoraho we mpimbaraga gusa, mpimbaraga ngende mbavume koko. Mbese ni ukuvuga ngo Balamu mu gusenga Uhoraho amaze kumubwira ati ngahaguruka ugende, isengesho rye yarayihinduye. Aho kuvuga ati Mana nshoboza nimpagera nkora ugushaka kwawe, ahubwo aravuze ati Mana we mbese igipimo gihagije cy'umuvumo, nkwereke ibyo nza gukorera buriya bwoko. Ndizera ko turi kuhumvikana. Balamu aho gusenga abwira Imana ngo Mana ushoboze gukora ugushaka kwawe, ahubwo aravuze ati Mana igipimo kirushijeho kuba kinini cy'umuvumo, mvume buriya bwoko. Ubwo urumva ko ibitekerezo bya Balamu byahise bihabana n'icyifuzo cy'Imana. Haleluya. Imana irareba iravuga iti Balamu nunagerayo umeze gutyo, ufite uwo mujinya, ufite ubwo burakari, urakora amahano. Iyi nkuru ya Balamu rero ikaba ikurikirana cyane n'inkuru y'urupfu rwa Musa na Aroni. Ubwo rero impamvu bikurikiranye nabyo birasobanuka. Iyi nkuru ya Balamu na Balake iragenda mu gitabo cy'ibarura, niho tukiri nyine. Turakomeza tukabona Balamu ahanura urupfu rw'abanzi ba Israheli, Abayisiraheli basenga ibigirwamana. Ni ukuvuga ngo Abayisiraheli batinda mu gihugu cya Mowabu, niyo nkuru ikurikiraho, bakaza kutubwira n'iby'urupfu rwa Aroni na Musa. Bigasobanura iki rero? Izi nkuru zikurikirana gutya mu mpamvu Bibiliya ishaka kutwigisha. Ni mu mpamvu yuko umuntu ni umuntu, nicyo Bibiliya ubu ngubu iri gushaka kutubwira. Umuntu ni umuntu, kabone nawe yaba yavuganye n'Uhoraho ntibimubuza gukora nk'umuntu. Nk'uko Musa na Aroni byagenze, ni nako Balake na Balamu yabigenje kwa Balake. Ni ukuvuga ngo Balamu yari afite amabwiriza y'Uhoraho. Uhoraho yari yabwiye Balamu ko agomba gukora ugushaka kw'Imana, nk'uko Uhoraho yabwiye Musa ati ukubiteho rimwe, Musa agakubitaho kabiri. Aha rero iyi nkuru ya Balamu iratwereka cyane ko nubwo umuntu yavugana n'Imana, ariko umuntu akomeza kuba umuntu. Iyi nkuru y'urupfu rwa Musa ikatubwira mbese kuri Musa na Aroni, bikadusobanura ko naho umuntu yaba avugana n'Imana ariko aba akiri umuntu. Balamu rero agiye guhaguruka, yarahagurutse aravuga ati nibyo koko ndagenda nkora ugushaka kuhora, ariko Uhoraho we, erega muvandimwe nkubwiza ukuri, turi abanyamasengesho koko turasenga nibyo, ariko reka nkubwire ibanga ry'umurimo dukora. Ntabwo uyu murimo ntubuza umuntu kugira santima za kimuntu. Balamu birashoboka ko yararakariye ubwoko bwa Israheli ku mpamvu ze bwite.
noneho rero Balamu aravuga ati ubwo babangabije reka nze nkwereke, ubwo ako kantu kareka nze nkwereke yari agafite. Haleluya. Natwe rero turi abantu muvandimwe ugana mu ijuru, hari igihe Nyagasani ambwira ati genda umbwire uriya mwana wenda yifate neza, nkaba narenzaho. Abantu bajya bakunda kurenzaho, niyo mpamvu usanga hirya no hino abantu bafite ibibazo binyuranye kuko mu buryo bw'ubuhanuzi. Balamu yavuganye n'Imana ariko agize ibitekerezo bya kimuntu bikaba bihabanye no gushaka kw'Imana. Musa yavuganye n'Imana, Musa na Aroni bavuganye n'Imana, ariko mu gukora bakora kimuntu rero iragarutse. Kimuntu rero igigaruka no mu bitekerezo byacu, kimuntu igigaruka no mu ngabire z'Imana. Iyi kimuntu duhetse iteye ubwoba, iraremereye muvandimwe nkubwiza ukuri. Kimuntu rero reka nyikubwire, irimo kugenda igaragara cyane mu buhanuzi bw'uyu munsi. Kimuntu iri kugenda isa naho iyobora impano z'abantu. Kimuntu nimureke tuyisengere pe, nimureke tutsinde kimuntu. Balamu yafashe igihe cyo kuvugana n'Uhoraho. Balamu yarasenze Imana amubwira ngo haguruka, ariko Balamu agiye kurira indogobe umutima we urahindana, ati tureka nze njye kubavuma ari amatura ahubwo reka mwereke. Kuko Balamu yari umukene cyangwa se yari umunyempano ariko ufite irari. Icyo ngicyo tujye tucyumvikanaho. Ikizatuma umuntu rero adakorera Imana uko bikwiye ni iryo rari. Balamu yari umunyempano, yarashoboraga kuvuma cyangwa se gutanga umugisha, ariko yabikoze kimuntu cyangwa yabikoraga kimuntu, ndetse icyo gihe yagize n'irari. Iryo rari ry'ibintu niryo ryatumye muri we hazamo kuvuga ngo bariya abantu ndabavuma. Uko rero ahagurukanye iryo rari ry'ibintu, uko ahagurukanye muri we ishyaka ryo kuza kuvuma, niko gutumye Uhoraho amurakarira. Kandi aya magambo nkubwiye muvandimwe, nidukomeza gusoma iyi nkuru tukazayigera ku iherezo, uzumva amagambo nkubwiye ko ari ukuri, kuko Uhoraho ntashobora kutubeshya. Ni ukuvuga rero Uhoraho yavuganye na Balamu, aramubwira ati haguruka, ariko haleluya, ikiri mu mutima wawe muvandimwe uhagurutse, ugahaguruka uhagurukanye ubutumwa bw'Imana, icyo kiri mu mutima wawe nicyo kiri bugutere kubahwa cyangwa guhanwa. Mu mutima rero h'umuntu niho hari izingiro ry'ibintu byose. Balamu yavuganye n'Uhoraho, ariko mu mutima wa Balamu harimo inyota y'ibintu. Balamu yarababajwe nuko ya maturo Uhoraho atatumaga yakira, kwa yamubwiraga ati ntugendane nabo, basubireyo. Nukuvuga ngo kwa gusubirayo biravuga ngo ibyo bintu byabo ntubifate. Balamu rero ko afite inyota y'ifaranga, inyota y'ibintu, inyota yo kugira ngo azamuke, inyota y'icyubahiro, iyo nyota niyo yatumye Uhoraho amugaye. Balamu mu guhaguruka yahagurukanye inyota y'ibintu, yahagurukanye inyota, yahagurukanye kimuntu, ari nayo yatumye Uhoraho amurakarira, ari nayo yatumye agera mu nzira bikagenda nk'uko twabisomye. Iyi kimuntu rero reka tuyivugeho mbere y'uko turenga kuri Balamu. Kimuntu iri kuyobora impano z'abantu benshi. Umuntu akaba yaravuganye n'Imana nibyo, agahanura bigakunda, bugacya mu gitondo yavanzemo inyota y'ifaranga, bugacya mu gitondo yavanzemo inyota y'ibintu, bugacya mu gitondo yavanzemo inyota yo gushaka ubukungu, yo gushaka mbese kuyobora, mugasanga mbese kimuntu irimo kugenda itera abantu ibintu bibi. Muvandimwe ugana mu ijuru, kimuntu irimo kugenda iyobora abantu. Ndareba kimuntu mu mpano z'abakozi b'Imana, nkayibona cyane cyane mu gushaka gukora amatorero. Bavandimwe we, ni ukuri ibi ngibi ngiye birambabaza cyane kubona abantu bafite impano zirizo pe, zirizo nyazo, mbese kwa kundi uvuga uti ibi nibyo, umuntu agahanura ukabona nibyo, akaramburira ibiganza ku murwayi agakira ukabibona, ariko bwacya mu gitondo wa muntu ugasanga yavangiwe. Bitewe n'iki? N'inyota y'ibintu, inyota y'ifaranga, iyo nyota y'ibintu, iyo nyota y'ibintu muvandimwe iri kugusha abantu benshi. Abafite impano ziri kugenda zikubita hasi, inyota y'ibintu. Ugasanga abapasiteri bari kumwe bari gusenga rwose, Imana irabumva, bagatangira itorero,
bari muri Yesu bavuga bati Yesu we dushoboze dufite inyota yo kuvuga ijambo ryawe. Bwacya mu gitondo Yesu akabamuteye iteka, abakristo bamwe bakitanga nuko imodoka ikabirabonetse, urusengero rukaba rurubatswe, rwamara kubakwa babandi bajyanye mu butayu ati reka ati mwe muracyari hahandi muracyasenga, ati ngewe narashubijwe. Ubwo kwa gusubizwa kwa ryasengesho kukaba impamvu yo kwanga abagenzi be bakoranye umurimo w'Imana, kukaba impamvu y'amacakubiri hagati ye n'abavandimwe be. Ibyo biriho cyane. Abanyempano rero, abahanuzi bakavuga ngo barahanura, ariko yagera iwanjye agahanura bitewe n'uko ambonye, kubera ko atifuza ko naba ameze gutyo. Ni kimuntu rero iyo uyigendanye mu mpano irabyicira bizambya rwose, irabyicira bihengeka byose bikaba byahengamye bikaba bibi. Ndetse kimuntu ituma twibagirwa Imana, kimuntu ituma duhanura ndetse n'iby'umubabaro. Nka kuriya Musa yabigenje, arakubita cyane kubera kimuntu rero itumye Balamu Imana imurakarira. Balamu yavuganye n'Imana, Imana iramubwira iti ngaho haguruka ndabyemeye. Kimuntu rero itumye Balamu agiye guhanwa. Kimuntu niyo uri burebe kwa Balamu, nurebe ngo Uhoraho aze ko cyahise arakara kandi ari umubwiye ngo nahaguruka agende. Yego yabimubwiye, ariko nubwo yabimubwiye akaba yamuhaye amabwiriza, ayo mabwiriza uburyo witeguye kuyashyira mu bikorwa Uhoraho abakureba. Uhoraho yabonye umutima wa Balamu, aravuga ati Balamu maze kuguha uburenganzira akakajya uhindura ibitekerezo, iyi nyota y'ifaranga yise guhagarara imbere. Balamu yise wumva uri bugende ukabavuma bari abasenzi. Balamu mu mutima we yaravuze ati reka nzagende bivuma biri abisenze, reka nzagende ndabivuma kuvura hanyohereje buretse gatoya barambona. Ubwo Uhoraho yaravuze ati gahaguruka ugende. Balamu ahita yumva ati buretse mpagere gusa mwereke mbese yewe si no kubavuma gusa ndabamariraho buretse gatoya mpagere. Ubwo ni Balamu nuko yahigaga mu mutima, ari buretse gatoya. Imana irebye umutima wa Balamu iravuga iti Balamu we, inyota y'ifaranga iguteye gutekereza nabi, inyota y'ubutegetsi, inyota yo gushaka kwikubira iguteye gutekereza nabi. None dore utangiye gutekereza nabi ku bwoko bwanjye. Ubu uri kuvuga ko ugiye kubamara, ugiye kubamarira kwicumu, kandi twari twumvikanye mbere yuko haguruka yuko ntacyo niri bukore ntakubwiye. None ako kanya uhise ubihindura, reka nze nkwereke ntabwo kigiye. Bijya bibaho, Imana ikatubuza guhaguruka aho yari yatwemereye kujya, ikavuga iti ntujyeyo. Haleluya. Bijya bibaho ikavuga iti bireke, kuko namaze kubona wenda aho ugiye ntago biteguye kwakira ubwo butumwa, cyangwa se nawe ubwawe ntago witeguye gutanga ubutumwa uko bikwiye. Uhoraho yakorera akavuga ati ikuzo ryanjye ntiripfukiranwe, hagarara y'Uhoraho rero igibaho cyane. Uhoraho akakubwira ati haguruka mwana wanjye ugende ukora icyo ndi bukubwire. Waba ukigera mu nzira ukubitanye n'umuntu ati mbwira, ati Uhoraho arabivugaho iki? Uhoraho ntacyo arakubwira. Ubwo abo ni babandi baturubikamo abantu impano badafite. Mwabavandimwe banjye namwe mujya mudukoresha amakosa, nimutegereze icyo Uhoraho ari buvuge. Haleluya. Nimutegereze icyo Uhoraho ari buvuge. Ngewe Uhoraho yarambwiye ati nihagira uguha amaturo ntabishatse ntabwo nzajya nemera kuyakira. Muvandimwe we ugana mu ijuru, ntabwo nshaka ko wazagira gutya wamara kumpa ukagenda uririmba ngo wa mudamu ngo wakoze ubutumwa bw'Imana ngo ninjye wabumukoresheje ngo kuko oya nimureke twubaha Uhoraho Imana yo mu ijuru. Haleluya. Nimureke twubaha icyo Imana iri gukora rwagati muri twe. Narakubwiye n'icyo Imana yateye. Haleluya. Nikirakomeye cyane. Amina. Kirakomeye, reka twubahe icyo Imana yakoze. Amina. Maze tugende neza mu mpano, kuko Balamu iyo ataza kugira igitekerezo kibi ntabwo byari kumugendekera gutya. Balamu cyatumye bigenda gutya ni ibitekerezo bibi. Ni ukuvuga ngo Balamu yari asanzwe, reka tubiganireho pe. Ngewe njya nkunda ko tubanza kumva neza ibintu kugira ngo tubashe gukomeza. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Balamu yari afite inyota y'ibintu, ya nyota y'ubutegetsi, ari nabyo Sekibi yaje gushukisha Yezu mu butayu igihe yari amaze iminsi 40 atarya atanywa. Ni iki rero? Ni ubutegetsi, ni inda nyine, hakabaho n'icyo cyubahiro. Ibyo byose rero Balamu yari abifite.
Balamu yashakaga ko Balake ajya ku butegetsi kugira ngo Balake ajye ahora amukeza, bityo impano za Balamu zibe zikomewe amashyi. Ubwo si icyubahiro? Balamu yashakaga yuko uhoraho namara kumugezayo ari buhita avuma wa muryango, nuko Balake agahita amurekurira amaturo menshi cyane, mbese aruta yayandi ndetse bari bamuzaniye kubera ko bizaba byakoretse. Ubwo si inyota y'ibintu, irari ry'ibintu? Yezu yabitsindishije iki byo byose? Yanda nini bwa butegetsi bwayo, cya cyubahiro, ikuzo ry'isi, Yezu yabitsindishije iki? Gutsinda shitani. Haleluya. Yaravuze ati mva imbere muvume, mva imbere mugome, mva imbere se kibidayimoni, uri umugome, urashaka nta soni. Haranditswe ngo uzapfukamire Nyagasani Imana yawe. Ko aramuga ati mpfukamira, nupfukamuka ukandamya ibi byose ndabiguha. Balamu rero yahagurutse agiye kuramya Sekibi. Yahagurutse waramubwira ati ngaho genda, ariko ageze mu nzira Sekibi araza aramusanga. Yezu yahagurutse agiye gusenga Imana mu butayu, ariko arangije isengesho Sekibi aba ari wuza. Ni ukuvuga iki rero? Icyo nshaka kukubwira muvandimwe, Sekibi ajya yivanga mu by'Imana, Sekibi ageza akatwitambika imbere. Nitutagira ubwenge ngo tumenye Imana y'ukuri, dusenge by'ukuri, Sekibi aratujyana akatugusha mu mitego ye. Balamu yaguye mu mutego wa Sekibi. Ntabwo twashidikanya no kuvuga ko Musa nawe yaguye mu mutego wa Sekibi. Sekibi yatumye Musa agira uburakari, ashaka no kwerekana ikuzo ry'imbere y'Abayisiraheli, agakubita kabiri kandi afite imbaraga, yarakaye cyane. Iyo kimuntu rero ni Sekibi ujya yigututera. Noneho Imana igahita irakarira Musa ikavuga iti ntabwo wabikoze uko nabishakaga, wabyishe, ntabwo mwagaragaje ubutungane bwanjye mu maso y'iriya mbaga, mwarakaye, mwakambije agahanga, mwabikoze nabi. Ubwo se bari kubikora nabi ari Imana ibohereje? Imana yarababwiye ngo mukubite rimwe, bakubita kabiri. Umva rero muvandimwe ugana mu ijuru, icyo ndi gushaka kuvuga ugerageze ucyumve. Balamu Imana yaramubwiye ngo genda, ariko kondisiyo, urakora ibyo ndi bukubwire gusa. Balamu agitirimuka mu mutima we huzura ibibi, huzura umujinya, huzura irari, huzura ibyo byose. Aravuga ati tu reka ngereyo nkwereke. Hora amurebye ati Balamu nguhe iki? Ati mu bubasha nkwereke uko nza kubavuma bari abasenzi, mbese uhoraho we mimbaraga nkwereke. Hora aramuri aravuga ati ibyo rero uri kuvuga si byo ngewe nakubwiye. Ngiki cyatumye hora harakarira Balamu. Ndizera kubyumvise muvandimwe ugana mu ijuru, butana buzongera kwashidikanya. Nuhura n'umuntu agatangira kwasobanura ukundi, uzamenye ko roho mutagatifu hadusobanuri. Nuko ngo bukiye mu gitondo Balamu arabyuka, yegura indogobe ye, nuko ajyana na Abanyacyubahiro b'i Mowabu. Ngo ariko Imana ibonye agiye, ibonye, ni ukuvuga ngo Balamu yaragiye ategura indogobe, yurira ku ndogobe, yakije indogobe cyangwa se yakije imodoka agiye, Imana irarakara. Yarakajwe n'iki? Ni ukuvuga ngo Balamu ikintu cya mbere yakoze mu kwereka uhoraho ko mbese yewe we, icya mbere yabikoranye, mbese urumva umuntu ufite amashyushyu yo gukora ikintu, yabikoranye kuraje, umwete, aragenda afungura indogobe ye vuba vuba, abigira vuba vuba, mbese ashyiramo agatege. Banirebye Balamu iravuga iti nyamara Balamu ako gatege sindi kukabona ari agatagatifu. Balamu abayuriye indogobe vuba vuba, ayikubise cyane. Mbese gukubita indogobe cyane ni nko kwibwira ngo ihute vuba vuba, nirukanka Imana itarisubiraho ngo imbuzi. Ubwo urumva ko Balamu yari afite no gushidikanya ko Imana ishobora kuvuga iti ko yaravuga gatese uhoraho ubushize ko yambujije, ubakabanyemereye, ubusindi bugere mu nzira akambwira ngo byihorere, reka nihute. Ndogobe we irukanka ataravuga, uhoraho ataratubwira ngo nitugaruke, irukanka aze kubivuga namaze kuva muri ya muryango. Urumva ko mu by'ukuri byari biri muri Balamu. Ushobora kubisoma mu byanditswe bitagatifu, kuko n'iyi nkuru ikurikira biri buze kudusobanurira impamvu uhoraho yabikoze atyo. Balamu rero ikibitubwira ni iki? Ko yari afite umutima mubi, mbese yarajyanye kwa Balake agiye kuvuma b'Abayisiraheli, kandi uhoraho yari yamubwiye ati uze gukora ibyo nkubwira. Ariko ahagurutse yahise ahindura
ibitekerezo niki bitubwira niki rero uko kuntu yazituye iyo ndogobe ye ukuntu yayikubise biri buze kuza kutwereka n'ukuntu yageze no mu nzira indogobe yashaka gukwepa akayihondagura n'umujinya mwinshi cyane akayikuta kuvuga ati iki gicucura kiri kumbuza gukorera imari ubuza ntabwo kibona ko ikiraka cyabonetse terava wa ndogobe we genda mbese uwo mutima rero ubwo mbese icyo kintu ushyiramo imbaraga muvande reka nacyo tukigarukeho ariko ko wihuta uwarara kureba akavuga ati ko wihuta ukaba wihuta cyane urirukanswa n'iki rahira ko utagiye kugenda amasigamana muvandimwe ugana mu ijuru ugenda gakeya ariko hamwe n'uhoraho ugende neza ugenda utuje indogobe nihagarara uvuga utari ku indogobe buriya hari impamvu ihagaze haleluya muvandimwe ugana mu ijuru indogobe hari impamvu ihagaze kwisanzwe ikumvira ikaba isanzwe igenda kusanzwe ucuruza bikagenda kusanzwe wenda ubwira uriya mwana kumva kuyu munsi atarimo kukumva no kubera iki muvandimwe hagarara usenga ubaze impamvu uti no kubera iki byahindutse nicyo Balamu yagombaga gukora kandi nuwumva amagambo marayika yamubwiye uraza gusanga Balamu yaranagayiwe ko yakubise indogobe ni igikoresho cye ariko ntabwo agomba kukimaritire uko abyumva akugiye kukibuza uburyo hari impamvu indogobe itagendaga hari impamvu rero indogobe zacu zitagenda iyo nayo rero tujye tuyiganiraho bavandimwe nibyo indogobe yanjye isanzwe igenda ariko hari impamvu itari kugenda iyo mpamvu rero ni nige kuyireba kuri uhoraho Imana haleluya hari impamvu haleluya byatangiye bigenda bigezemo hagati biranga ngomba kureba uhoraho nkavuga nti nukubera iki bitagenda amina haleluya ntabwo ngomba kwicira inzira ngo njye gushaka uko rero Balamu yahagurutse ubwo ari mu minsi ishize rero reka nguhe ubuhamya bujyanye n'icyo kintu mu minsi ishize umuntu yakoresheje ubukwe burapfa bwarabaye iyo bavuze ngo ubukwe bwapfuye ni ukuvuga ngo ntibuba bwabaye ariko iyo bwapfuye mbese kwa kundi uvuga uti bwabaye ariko burapfa nacyo reka gusobanura icyo nshatse kuvuga ntuvuga ngo ubukwe bwarabaye ariko abantu barabahemukira koko uwo bari bahaye amafaranga yo kuzana ibiryo ntiyabizana ku gihe mbese birazambazamba nicyo bita bavuga ngo ubukwe bwabaye nabi bwagenze nabi ariko ngiye kugusobanura impamvu indogobe ya Balamu ijya yanga kugenda cyangwa indogobe yawe muvandimwe ugana mu ijuru ukavuga uti kuki Imana itabaye mu ruhande rwanjye nanjye mfite ubukwe bw'umwana wanjye mu minsi iri imbere ariko uhoraho yaraje aranganiriza kandi arambwira ati icyo uzabona cyose uzakishimire kuko ndi Imana iri mu ruhande rwawe uhoraho nakubwira ko ari mu ruhande rwawe muvandimwe ujye uturiza iruhande rw'uhoraho hari impamvu ubwo rero muvandimwe bigende bite haza umuntu yiyemeze ko ari buze kuroga abageni aravuga ati kubera ko ari we wari ushinzwe ibiryo aravuga ati ndi buze kureba ku ruhande ndabikora rwose yamaze gupanga uko ari bubigenze avuga ati ibiryo barabizana ngire gutya mbese we yari burya rero umurozari amenya uko ari bubigenze kugira ngo aroge yari yaranja mbese akaroga arabishobora yari yavuze ati ndabikora hari abantu rero bataha ubukwe bwacu batugaragariza ko baje kubutaha ariko bafite imyumvire mu mutima imeze nk'iya Balamu yarahagurukanye uhoraho aramubwira ati ugende ariko uzakora icyo nzakubwira cyonyine niko uhoraho yamubwiye Balamu ahagurukanye amashagaga aribuse cyane ariko yamaze no guhindura mu mutwe avuga ati uhoraho ntanambwira ibi nzabanza ubwo niwumva yamaze kwiyemeza noneho rero umuvandimwe rero nawe afite ubukwe aravuga ati runaka burya rero mu bukwe tujya dushyiraho twizeye abo twizeye ko burya Bibiliya iravuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe umwana w'umuntu agira burya mu kinyarwanda tujya tuvuga ngo mu nda ni kure kandi na Bibiliya bivuga ko aho umuntu ni kure cyane iyi ni kure cyane niyo mpamvu Nyagasani yambwiye ati ntabwo nemeye ko mureba ibitekerezo biri mu mitima ya bagenzi banyu kuko mbiberetse mwahora mwirukanka Nyagasani yamaye rifite umunsi umwe arambwira ati ngiye kukwereka ibitekerezo biri mu bantu uramubwiye ntuzongere kubinyereka ko nabonye ngiye uko yabinyerekaga kandi narabivuze muvandimwe nabonaga mu bitekerezo by'abantu mbese bigendana n'inyamaswa harabo nabonaga nkumva nakwiruka navuze induru mbese muri make mbona ari nk'ingwe ije kandi ari umuntu uzansanga ariko nkabona ari ingwe kubera iki ubugome buri mu mutima we
cyangwa nkajya kubona nkabona umuntu inzoka ziramuzengurutse umutwe ariko se nyakasa nibira n'ibiki ati buriya ni uburiganya ni indyarya uriya muntu ni indyarya cyane aje kukubeshya. Mbese muri make Nyagasani yigeze ko marifite ariko namubwa Nyagasani wantwaye muri rifute nyinshi ariko yiyo rwose umbabarire sinzayisubiremo ko nta n'umuntu wazongera gusuhuza, nta n'uwo wazongera gukunda, nta n'uwo wazongera kwizera kuko mu nda y'umuntu ni kure cyane. Imana rero yemeye, haleluya, njya nyishima cyane, yemeye kutwambika akakambaro keza. Burya rero reka nkubwire muvandimwe, muntu ngiye kumukubwira uko Nyagasani yamumbwa, ariko turagaruka kwa Balamu na Balake. Muntu ameze nk'uko wafata amazi cyangwa se ibyo wapakira byose ukabipakira nko mu ishashi warangiza ugashyira mu ishashi ugafunga, nguko uriya muntu ameze. Buryo ko aka kantu kameze nk'agashashi kari inyuma yacu ku ruhu, aka kantu k'inyuma yewe biri imbere yacu ni bibi cyane. Muntu ni mubi mu by'ukuri, mu bimuremye ni mubi pe, ntabwo ari ukukubeshya. ari aho umuntu aciye, aho umuntu yitumye, mbese ibimusohokamo byose nta na kimwe gitanga umunezero. Yewe n'amaraso amuturukamo, hari abantu benshi bayareba, uzarebe burya nk'amaraso bagiye gushyira mu muntu, wenda tuvuge kwa kundi bashyira mu ishashi, urareba nabo ukabona ni mabi. Mbese muri muntu imbere harimo ibintu bibi. Ariko Imana yo mu ijuru yo kabyara itugira gutya ikadushyiraho aka kantu kameze nk'agasashi k'agakushe, nuko tugasa neza tukagasiga tukakanogereza, ariko burya imbere ni habi. Kandi si ku muntu w'umuzungu, si ku mwirabura, ni twese muntu ni kuriya. Ndetse ku buryo usanga no mu mabwiriza bagenda batubuza kwitumaho tubonye, mbese bakatubuza guciragura mu nzira, kuko igituruka mu muntu cyose kiba kisa nabi. Cyangwa ibyo ndizera yuko wenda atari ibyo tugiye kuganiraho cyane uyu munsi, ariko turabizi. Ubwo rero muri muntu kure, Imana yo mu ijuru ntabwo ijya yemera ko tureba ibirimo imbere, ibiri mu bitekerezo by'umuntu, ahubwo Imana itwiyerekera ibyo tubasha kubona n'amaso. Ndayishimira gahora isingizwa. Uhoraho Yezu yarambwiye ngo, haleluya, nimvuga Uhoraho Yezu nongere ngo ni babiri, Uhoraho ni Imana, Yezu n'umwana wayo, ariko nukuri bagendana nanjye. Yezu rero yaraje arambwira ati rero mwana wanje, nurebe uriya mubyeyi, yanyerekaga umubyeyi yahetse umwana, arangije aramuheka neza ashyiraho n'agashuka. Ati buriya rero uriya mwana azi ko iruhande rwe nta wundi muntu uhari, kubera ko ntawe ari kubona. Uzi buriya mwana ikintu ari kubona ni agashuka, n'ibara ry'ishuka, ndetse wenda n'akandi kantu mbese kari ku mugongo wa nyina, nibyo ari kwibonera, ntabwo ibindi abizi. Niba ikirere gisa nabi, imvura igiye kugwa, ntabwo uriya mwana abizi. Niba iruhande rwe hari umuntu uri kumuhema, ntabwo abizi. Ati nguko rero uko mbahetse, mwanatwikirizaho agashuka kugira ngo mutabona iby'abanzi banyu bari kubapangira, kuko urebye mu mutima w'umwanzi wawe wakwiruka, wahora uvuza induru. Ati ndabaheka rero nkishyiraho agashuka, ntimugire ibyo mubona, atari kwibibakikije ni bibi. Arabiduhisha rero muvandimwe ugana mu ijuru, aduhisha kubona uburiganya, aduhisha kubona ububi, aduhisha kubona ibibi biri ku bagenzi bacu, ku bavandimwe no ku nshuti zacu. Umuvandimwe rero yajaje mu bukwe, niwe navugaga, yajaje mu bukwe ariko yifitiye gahunda mbi, kuko imbere h'umuntu ntawe uhabona. Uhoraho rero aba yamubonye kare wese. Uhoraho ushaka kurengera babageni yica gahunda za wa murozi abigenje ati. Umurozi rero ahagarara ategereje ko abantu bahawe komanda yo kuzana ibiryo babizana kugira ngo ahemuke, arabategereza arababura. Yewe ubukwe buranatinda, mbese wenda niba bari kurya saa 7 uwagombaga kuzana ibiryo, mbese ubwo imisango yarabaye, umugeni araza ibiryo bitaraza. Burya mu muco w'iwacu rero hari ukuntu bavuga imisango, noneho ibiryo bigahita biza ku buryo mbese birangiza kuza, mbese ku buryo umugeni mu misango mbese bari buze gushyiramo kurya ariko n'ibiryo bihari. Imisango iraba bakajya bayikerereza ngo barebe ko ibiryo bihagera, reka data. Ibiryo barategereza baraheba. Bigeza baravuga batumva ubu bukwe tugiye kubusoza, nta kundi twabigenza. Wa muntu ushinzwe ibiryo ari nawe wari guhemuka, aravuga ati binabyo. Aba bantu ko iyi restaurant dukoreye ibiki? Abantu twayavaze, ati reka nzingiye gutongana. Abafashe imodoka cyangwa moto, abarirukansa agiye hehe? Kuri hoteli hahandi kuza
kujya gushaka ya gahunda y'ibiryo, mbese ubwo aravugaga ati ibiryo birakererewe pe. Warahagurutse kuko ari we babishinze, afashe moto agiye kuri ya resitora. Nabo rero Imana yo mu ijuru iba yabihutishije, babisikana nawe bazanye bya biryo. Warirukanka arashogoshera agiye kuri resitora, babandi nabo barihuta baraza. Abari bashinzwe ubukwe baravuga bati mugiye mugitegura abageni bo nibaze bakore vuba vuba, ibi bintu rwose twakererewe. Abageni baba baraje, mugiye bari gutegura vuba vuba abageni baba bafashe ibiryo. Wa muntu abageze kuri resitora yagiye kureba ko abandi babigenje, asanga ibiryo babijyanye, agaruka yihuta asanga abageni bamaze kurya, asanga bamaze kwiyarura rwose, asanga abageni barimo kurya, asanga n'abakwe bakuru bamaze kurya. Kandi ubwo we niba yaratagetinze avuga ati ndabarimbagura, noneho asanga babandi bamaze kwiyarurira. Ahageze rero yacitse intege avuga ati ngo birapfuye koko. Ihoraho rero ajya abuza Balamu kuza, ajya abuza n'indogobe yacu kugenda, akayibuza, ariko arayibuza, haleluya, ajya ayibuza kugira ngo adutabare. Uwarebye ubwo bukwe yaravuze ati bariya abantu bo muri resitora we batetse yewe bahemutse, ubukwe bwari kuba bwiza ariko iriya resitora yahemutse. Mu maso y'abantu resitora yahemutse, ariko mu maso y'Imana Uhoraho azi icyo akoze, haleluya, kandi yarabihishuye. Abihishura akoresheje wa murozi, aravuga ati ndihannye, nubashye Imana y'aba bantu kuko ibyo niyo napanze gukora yarakijijwe. Niwe wanabyivugiye. Ntabwo ibyo bintu ndi kukubwira ari ubuhamya buvuga ngo ni ikinyoma cyangwa ni imagination, oya byarabaye. Wa murozi yaravuze ati umva rero ibi bintu nkwiriye kubireka ko ntacyo bimariye. Kandi ubwo nawe yari yahawe amafaranga kugira ngo aze guhemuka. Ubwo no kuvuga ngo wari wamutumye, nawe urumva yaramugaye, avuga ati si kuki ibyo nagutumye utabikoze koko. Avuga ati ariko ujyambayeho warabimenye. Mbese muri make ya nyungu ya Balamu yari ibaye iburijwemo. Uhoraho kugira ngo aburizemo rero ya nyungu ya Balamu ahagarika indogobe. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, reka twigarukire iwacu mbere yuko dukomeza uru rugendo na Balamu. Nubona ibyawe birimo kugenda bihagarara, kwa kundi wabiteguye ukabitegura neza ukabona birimo gupfapfana, ujye umenya ko Uhoraho abihagazemo. Apfa kubera ko bwati ndahibereye, ibyo bindi byite nubyiteho, arabihibereye kandi ako bwati ndahibereye. Haleluya. Ntugire ngo ari kure, ntabwo abasinziriye. Kandi ntabwo buriya Nyagasani, njya mbivuga abavandimwe, ntabwo Nyagasani ajya akunda gutabara mu buryo bwo gukoza abandi isoni. Niba wenda aje kuntabara ngo aze kuntabara koza runaka isoni, wowe bose n'abana be, none so murozi ntiyakijijwe. Ariko iyo bitaza kugenda gutyo, wenda Imana ikamutangariza aho ngaho ibintu bigakomerera aho ngaho, bari kumufunga. Icyo Imana iri kureba kuri wa muntu rero ntabwo ari igifungo, ahubwo ni ugukira kwe, kandi yarakijijwe. No kuvuga ngo Imana yaraje bucece irabikora nk'Imana. Wa muntu yarakijijwe agakiza arakabona, baba kwe n'abageni ubukwe bwagenze neza, wa muntu mbese nta cyahungabanye. Ya resitora yarabizanye ibiryo abantu barariye, nicyo cyari cy'ingenzi. Ariko iyo biza kugenda muri ya gahunda y'ubukwe yacu, hari kubamo gupfa k'umugeni n'umukwe. Ubwo rero bari kuva aho ngaho wenda bajya muri anteroma. Uhoraho Imana rero yanga ikiriyo, kandi abo bageni barasengaga Imana ikababwira ngo mbakuriyeho uburozi. Ntibari bazi ngo bizagenda bite. Kandi babihanurirwaga bari kumwe n'uwo muntu uzaba utanga, kandi nawe ari mu mwuka cyane kandi bikomeye, ari gusenga rwose. Abantu rero bafite umutima mubi banajya mu mwuka kurusha abazima. Iyo ugasanga rwose Roho Mutagatifu yewe yamanutse, ndetse ahubwo wa muntu niwe uri kumubyinisha cyane. Ariko kandi ari uburyo bwo no kuvuga ukuntu impano zikora, ngewe uko nabibonye, utegereza uko Imana iri bugukoreshe. Ari igihe rero Roho Mutagatifu aza agukoresha uko ashatse. Noneho rero hakabaho impano, hakabaho n'izo icyo bita ndabyita kugira gutera kwishyiramo ibyo wowe ubwawe imagination. Rero imagination zikora kurusha impano. Kuko wa muntu urimo kubyigirisha, ndatuvuge njya mbona wenda ari nko tujya gusenga, umuntu Roho Mutagatifu akamuha wenda gutigita cyangwa se gutitira, hari n'uvuga mu ndimi. Umuntu rero uri kubyihangishaho avuga mu ndimi nyinshi cyane.
ubwo ni ibintu umuntu ashobora gupanga ukavuga uti nagiye, kandi abenshi na kenshi ratareka nkubwiza ukuri muvandimwe ugana mu ijuru, umuntu ajya guhimba ku bintu asanzwe agendamo. ubu ngubu kubera yuko wenda dusanzwe tugendana muri audio, ubu nawe ushobora gukora audio zigana izizanjye bikagushobokera, kubera ko uzi ko dutangira nuko turangiza, sibyo? Nabo bandi burya bajya kwigana iby'amasengesho nuko baba barayagiyemo, bazi uburyo amasengesho akora. ubwo rero wa muntu wagiye mu masengesho cyane, kwigana impano no kwerekana ko azifite, arabishobora, kandi abishobora kubera ko aba abizi nyine uko bikorwa. ubwo arakugendera rero akajya hari akajya mu mwuka cyane, ndetse agatitira kurusha abandi kuko baba barimo kubyigira. niyo mpamvu bajya batubwira ngo tujye dusaba roho w'ubushishozi kugira ngo tubashe kumenya ko ziriya ngabire zituruka ku Mana cyangwa zitayiturukaho. hari izidaturuka ku Mana ziza zigaragara nk'izituruka ku Mana kandi atariho ziturutse. icyo nicyo nashakaga kuvuga. ubwo rero wa muntu wigana ko arimo mbese kugira mbese afite Imana, niwe rwose ujya mu mwuka cyane, ndetse akajya mu mwuka cyane. babandi bagahanurirwa na wa wundi urimo uzaroga ari mu mwuka cyane, bakavuga bati ahubwo uyu nguyu ntashobora kugira ngo bamwizere, mbese agakora ku buryo yizerwa, kuko akaba ari bavuga bati ahubwo ni wowe uzatubera ku kigega. kandi mu mutima we hahandi nakubwiye Imana itagitwereka harimo gahunda y'uko agomba guhemuka. uko Imana ikabyemera, nuko umuntu akaza afite gahunda yo guhemuka. hari uhemuka akabigeraho, ari n'uhemuka ntabigereho. ibyo twagiye tubiganira. uwabigezeho rero haba hari impamvu uhoraho yemeye ko abigeraho, haba hari impamvu. utabigezeho haba hari impamvu. izo mpamvu z'uhoraho uyu munsi ntabwo arizo tugiye gusobanura, kuko narabisobanuye mu minsi ishize. uhoraho ashobora kwemera ko bikugeraho cyangwa se ntiyemere ko bikugeraho ku mpamvu ze bwite. icyo rero tugiye kureba cyane ni uko uhoraho ajya yemera ko bitubaho. hari ukuntu nari ndi mu ishuri. rero aho nari nicaye, uhoraho yaranyigishije. hari ibintu yanyigishije ariko nshaka kugusomera nawe muvandimwe ugana mu ijuru. ndagira ngo ngusomere ibyo Nyagasani yanyigishije mu ishuri. nabyanditse ahantu, hari ukuntu rero nabibonye numva ngomba kubigusangiza. reka mbikubwire. ubwo ni inyandiko. nagiye muri documentation yo mu ijuru, nsanga nta gishya na kimwe kitubaho, ko ahubwo ari Imana igenda itunyuza mu nzira yagennye kuva kera. nitumara kubyakira gutyo, kwijujuta kwacu kuravaho. nasanze rero nta bigeragezo duhura nabyo abayo batanyuzemo, abatubanjirije. koko baduharuriye inzira, ubu twe turagenda ahaterereye. uhereye kuri Musa ukagera kuri Yezu Kristo, usanga inzira yo gutabarwa yaraharuwe. ubwo ariko Nyagasani yampaga kubyandika no kubinyereka. mbese muri make ibi ngibi ni iby'Imana yanyeretse, ariko irambwira ngo mbyandike. ubwo ndi kubigusomera. witegereje Yobu usanga nta mutwaro twikoreye. wibutse ukuntu Dawudi yahanganye n'ibitero bya Sawuli, wabona ko nta muruho duhura nawo. aba bagabo ndi kugenda mvugaho, Nyagasani yari arimo kugenda abinyereka. nari ndi mu ishuri, ariko kandi nawe uyu munsi ndizera kandi nzi neza ko twabaganiye aba bagabo urabazi. urebye Yozefu atabwa n'abavandimwe be, usanga inzira yo gutabarwa yaraharuwe. icyizere cyo kubaho dukwiriye kukigira uhereye kuri Yozefu. urebye Daniyeli mu rwobo rw'intare, usanga intare yo mu muryango wa Dawudi yarahabaye. haleluya. yaramugaburiye ikoresheje Habakuki, yaramutabaye mu nzira zinyuranye. Daniyeli mu rwobo rw'intare yaratabawe. urebye Meshaki, Shadarake na Abudinego mu itanura ryaka, usanga Imana yarahabaye igihe nawe wari mu itanura. kuko nta muntu n'umwe utagira itanura rye, kandi nta muntu n'umwe utagira abamwanga ngo barimujugunyemo, nta n'utagira impamvu zizatuma barimujugunyamo. ariko nurebera kuri Shadarake, Meshaki na Abudinego uzumva ukuntu ugomba kwitwara mu itanura. urebye Ana ahabwa kubyara Samweli, usanga Imana ijya idukiza urubwa ikaturemera amashimwe.
ituvana mu bugumba ikaduha urubyaro, ituvana ku cyavu ikatwicaranya n'abakomeye. Haleluya. Aya magambo tuyazirikane ukurikije ibyanditswe bitagatifu. Urebye Suzana twamuganiriyeho ukuntu babagabo bari bamuciriye urwo gupfa kandi bamubeshyera kubera irari rya babakambwe bashakaga kumusambanya aranga, bo baraza barahindukira bamubeshyera ibindi kugira ngo bamucishe umutwe. Suzana rero twamuganiriyeho. Iyo urebye Suzana rero usanga Imana itarenganya kandi ikareba mu mutima, idutabara igendereye ku kiri mu mutima wacu. Haleluya. Imana itabara igendereye ku kiri mu mutima wawe. Urebye Yudita, ukareba Sara, ukareba Leya na Rasheli, usanga nta kidashobokera Imana. Iyo urebye Siteri usanga Imana idashobora kudutererana. Abo bose ni abari muri Bibiliya. Iyo urebye Yezu Kristo usanga kuba urushimwa n'Imana bitadushyira kure y'ibigeragezo, ko ahubwo ari twe duhamagarirwa kumufasha gukiza isi. Iyo urebye Mariya nyina wa Jambo usanga kuba intungane bitaturinda inkota zahuranye umutima ndetse zikaba nyinshi kuko we zageze kuri 7, ngo ndetse n'isoni z'isi zikadukora. Byose maze kubibona ntyo nafashe umwanzuro udasubirwaho wo kwakirana ibyishimo by'Imana iduha byose, kuko byose ibikorana urukundo. Nasanze ari iby'igiciro kinini kuyegera no kuyisaba imbaraga zo kuba intwari mu bigeragezo. Koko uwiringiye Imana ntateze kunyeganyezwa. Umuyaga urahuha cyane ariko ntava mu byimbo. Koko ubwato umwami wa byose arimo ntibuteze kurohama, kabone naho umuhengeri waba mwinshi imivumbi igakubita, uri kumwe na Yezu ntacyo ateze kuzaba, nta munyamugisha upfa. Amina. Ayo ni amagambo Nyagasani yanyeretse ndi mu ishuri, aranzengurutsa. Hari n'ibindi nzagusomera muvandi, ni ukuri hari n'ibindi nzakubwira. Nyagasani yanyemereye ko nzabikubwira isaha yabyo nigera, buretse gato yihangane turangize uyu mugabo witwa Balamu na mugabo witwa Balake tubanze tubaganireho tubarangize. Balamu rero tuganiriye ku ijambo rivuga ngo bukeye mu gitondo Balamu arabyuka yeguye indogobe ye, nuko ajyana n'abanyacyubahiro b'i Mowabu. Ariko Imana ibonye agiye irarakara. Igihe yari mu nzira yicaye ku ndogobe rero twumvise uko byagenze, ariko iri jambo ararakara. Uhoraho yari yamwemereye, Balamu agiye uhoraho ararakara. Iri ni ryo jambo ngewe nasobanuyeho cyane uyu munsi. Yarakaye kubera impamvu ze, yarakaye kubera ko yabonaga Balamu ahagurukanye ishyaka ritari iry'uko iby'uhoraho yamubwiye. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, uyu munsi tugiye kuba duhagaze ahangaha, turebe natwe niba mu bubaramu bwacu twemera gukora ugushaka kwa data kugera ku munota wa nyuma, cyangwa se niba tumara kuvugana n'uhoraho tukagira ishyaka ry'ibindi bintu birimo ndetse no guhemuka. Imana rero iturinde guhemuka, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.